ubundi se avuga ko u Rwanda ruzaba rwakuye ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari izo yabonyeyo, yarazibonye, afite amazina y'abasirikare b'Abanyarwanda bari ku butaka bwa Kongo, ahantu bari arahazi. Icyo ni kimwe. Kongo ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi. Ariko nanone impamvu abantu babishidikanyeho cyane, wowe urabivuga nkandi, urabivuga nk'umunyamerika, ariko ntabwo wavuze ko waganiriye n'igisirikare cy'u Rwanda kikwemerera ko kizakura yabo basirikare. Cyangwa se we ku itariki 15 ingabo z'u Rwanda zizaba umusirikare wa nyuma w'u Rwanda zaba yaravuye ku butaka bwa Kongo, ariko na FDL ntabwo izaba ikibarizwa muri Kongo. Ibihe byiza abakunzi ba Connection TV aho muri hajya hatandukanye, twizere ko muri amahoro aho muri hose rwose. Tubahaye ikaze mu makuru yacu n'ibiganiro byano kuri Connection TV. Byumvikane ko ndi Zerba, hanyuma tugiye kuba twerekeza ku itariki 15 u Rwanda rwari rwahawe, itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi, kuba rwamaze gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itariki Amerika yari yihaye rwose birangiye nta kintu gikozwe. Tuze kurebera hamwe ese u Rwanda ko mbere yayo bari batangaje ko ingamba z'ubwirinzi zitagomba gukurwa rwose aho zashyizwe, abitangazwa n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Patrick Karuretwa. Hanyuma tuze kandi kurebera hamwe ku ngendo za Perezida Felix Antoine Tshisekedi, tubihuze ni uru rugamba ari kurwana. Biravugwa ko agiye kwerekeza mu gihugu cya Angola, hanyuma kandi akazava muri Angola yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byose abifitanye isano n'ibikomeje kuba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niyo mpamvu ngiye kuba nifashisha umusesenguzi rwose tubane muri iki kiganiro, turebere hamwe iby'itariki 15 yari yatanzwe, turebere hamwe iby'ubwirinzi, by'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zidashobora gukurwaho, turebere hamwe ibi byose mbabwiye. Ni kumukorera like rero, ni mukorera like kuri iki kiganiro kugira ngo ibintu bize kurushaho kugenda neza, ndetse YouTube bashe gukora recommendation y'iki kiganiro rwose kigere ku bantu benshi. Ndi kumwe na Rugamba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rugamba, umeze neza? Meze neza bwana journaliste, nta mahoro, twashimira Imana, nta kibazo. Rugamba, ubu tuvugana njyewe nkunda kuba nabanza kukubaza ibiri aho ngaho ku butaka uherereyeho bijyanye n'intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje guhanganamo na Iran. Ubu tuvugana bihagaze bite? Amakuru abageraho n'ameza ate? Se Trump n'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu ngubu bameranye bate ku bw'intambara? Abakoze nk'uko twakunze kubivuga, urumva uyu mugabo we yagera ku butegetsi kuri manda ye ya kabiri, wabonaga akunzwe cyane n'abaturage, ubona ko ari umuntu wishimiwe n'abaturage bose, by'umwihariko abo mu ishyaka ry'abarepublikani. Ariko uko yagiye amaraho igihe, ngira ngo murabizi, bwo yatangiraga avuga ko intambara cyane cyane ya Ukraine na Russia yavugaga ko mu masaha 24 yaba yayirangije, ariko yaje gusanga ari ukwibeshya cyane, harimo ibintu byinshi nawe ubwe atashobora, amapfundo akomeye adashobora gupfundura nawe ubwe. Agenda akora nawe amaskandara agiye atandukanye y'ibyo yagiye yivugira. Rimwe na rimwe hari ibyo umuntu avuga ugasanga wenda biramugarutse, harimo no gufata umukuru w'igihugu wa Venezuela, abona birakunze. Cyakora bamwe mu banyamerika baramushima ko Venezuela yari ishaka kuzana abakomuniste mu miryango ya Amerika. Arangije nibwo yaje gushyekerwa ajya muri Iran. Muri Iran rero ni intambara yamubanye urusobe, yamubaye nk'akagoha kaheze mu kirenge, niho yatangiye gutakariza popularity. Rero popularity yaratakaye kuko ntabwo abaturage muri Amerika bakimushaka, cyane cyane uragenda n'ahantu hose ugiye, nkatwe dukora mu baturage akenshi
usanga bose abo muganira bakubwira bati twe tuzabona uyu mugabo avuyeho ibyo yatuzaniye. Intambara rero muri Irani rurakomeje, rurambikanye, gusa Amerika yamaze gukaza ingamba, yavuze ko igomba gukomeza kugaba ibitero kuri Irani, ariko Irani nayo ivuga yuko igiye gufunga izindi nzira zari zihari z'amato, ikazifunga zose burundu, noneho abantu bakaburaho baca. Ariko ndavuga bakora ubucuruzi, ndavuga bakora nyine ubucuruzi bwa peteroli nyine inyura hara muri Hormuz. Ariko igihari nuko Amerika ngira ngo ejo bundi niba mubyibuka yari yavuze ko Hormuz izahora ifunguye by'iteka ryose, ariko nawe aragenda arabizambya avuga ko buri bwato buzajya buhanyura nawe buzajya bumusorera 20%. So urumva nawe ntacyo byaba bimaze niba bazakugusorera, kandi ibyo uri kurwanya kuri Irani nabyo ari uko Irani iri kugenda isoresha amata azahanyura, urumva ko nta tandukaniro ryaba ririmo. So nibyo abantu bategereje. Gusa Abongereza bamaze kujoininga, za Arabie Saoudite, ari ibihugu byinshi bimaze kwemeranya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kurwanya Irani. So nibyo biraho, ibitero birahari, barimo bararasana cyane, biri kuvuga ko n'abanya-Irani bashobora kuba bahanuye indi ndege muri za zindi zihenze cyane za F-15, ariko n'ugutegereza nyine ukareba. Ariko intambara yo irahari, kandi abanya-Irani nabo nk'uko nabikubwiye ubushize bamaze kwiba, ni abantu b'intagondwa badashaka kurekura, bashaka kurwana cyane rwose. Binagaragara cyane ko nk'uriya mukuru wabo w'idini uyu wasimbuye ise Mujtaba Khamenei, usanga ari umuntu ushaka intambara cyane, ukibaza inyungu azayikuramo, ko Abanyamerika bafite ubushobozi bwo gusenya kiriya gihugu bakakizambya, kuzacyubaka bikaba byabatwara imyaka myinshi. Ntawe utekereza impamvu wenda yumva ashaka intambara cyane, ko kurwana na Israel na Amerika icyarimwe ntabwo ari ibintu biba byoroshye, nawe urabyumva. So ntawuzi impamvu abanya-Irani bahisemo intambara kurusha uko bari guhitamo ibiganiro. So ndumva niyo makuru. Reka twerekeze n'ubundi mu kiganiro cyacu, twerekeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Itariki 15 rugamba zisize ibyatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ni Marco Rubio, ari niba ntibeshye wabitangaje, batu Rwanda rugomba kuba rwakuye ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo bitarenze itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi. Ibi ngibi rwose bisa nkaho bikubise igihwereye. Rugamba, ndagira ngo tugaruke kuri ziriya mvugo no kuba noneho ibyo bari bavuze bitakozwe, kiretse wenda bibaye byarakozwe mu bundi buryo twe tutazi. Urakoze cyane. Ubundi se avuga ko u Rwanda ruzaba rwakuye ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari izo yabonyeyo, yarazibonye, afite amazina y'abasirikare b'Abanyarwanda bari ku butaka bwa Kongo, ahantu bari arahazi. Icyo ni kimwe. Ikindi, kuvuga ko biriya bwari uburyo bwo gushimisha Tshisekedi. D'abord urabizi ko iyo babakubise umusozi w'ikirombe bahita basohora amatangazo meza ashimisha Kinshasa, bafatira ibihano abasirikare b'u Rwanda, diplomate b'Abanyarwanda, kugira ngo yongere wenda bahereze undi musozi w'amabuye. Ariko mu by'ukuri ntabwo diplomasi ya Tshisekedi navuga ko iri hejuru kurusha iy'Abanyamerika n'iy'Abanyarwanda, ahubwo we arakinwa. Icya mbere, urumva ibiriya bintu byaravuzwe twese turabizi. Bavuze yuko byibura umusirikare wa nyuma azaba yavuye ku butaka bwa Kongo ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi. Ariko nanone impamvu abantu babishidikanyeho cyane, wowe urabivuga nkandi, urabivuga nk'umunyamerika, ariko ntabwo wavuze ko waganiriye n'igisirikare cy'u Rwanda kikwemerera ko kizakura yabo basirikare, cyangwa se wenda umusirikare w'u Rwanda cyangwa umwe mu bayobozi bakomeye mu Rwanda agiye kuri televiziyo cyangwa kuri radiyo runaka mpuzamahanga aravuze ati nibyo koko ibyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika yavuze, nibyo koko tuzaba twakuye ingabo zacu ku butaka bwa Kongo ku itariki 15 z'ukwa karindwi. Ibyo bintu byose ntacyo twumvise. Marco Rubio ntabwo ari uyobora igisirikare cy'u Rwanda,
ntabwo akiyobora, bashobora kuba ari abaterankunga ariko ntabwo aribo bakiyobora. So rero ibyo kubivuga abanyarwanda bakomeje kubabwira ko ari ingamba z'ubwirinzi bakoresheje bitewe na leta ya Kongo ishaka kubatera inyuze muri FDLR ikaza gutera u Rwanda, kandi byarageragejwe kenshi. Ngira ngo abantu barabizi, abatabizi wenda twabibutsa ibitero byagiye biba ahantu mu Kinigi, amasasu yarashwe za Rubavu hariya, byose byakorwaga na FDLR ihabwa intwaro na leta ya Kinshasa. So rero ntabwo abanyarwanda bazi intambara icyo isobanuye, bazi amahoro icyo asobanuye, bari kurebera ibyo bintu ngo babure gushyiraho izo ngamba z'ubwirinzi zabo uburyo bazikoze. Ntabwo nge mbizi niba koko ari izo ngabo wenda ziriyo muri Kongo cyangwa se niba ari ibikoresho biri aho ku mipaka, ngewe ntabwo mbizi, ariko icyo nakwemera byaba ari ibikoresho, baba ari abasirikare bari muri Kongo, baba ari iki, uburyo bwose baba barabikozemo mu buryo bwo kwirinda iyo FDLR na leta ya Kinshasa, yewe n'abarundi tutabasize, nibo babizi. Kandi nge nkavuga ko ntabwo abanyarwanda ari abana ku buryo bagombaga kuba izi tariki barakuye niba koko izo ngamba zihari barazikuyeho, ntabwo bazikuraho kuko icyatumye bazishyiraho ntabwo kirarangira. Kandi n'umunsi n'umwe mu bavugizi b'igisirikare cy'u Rwanda yarabitangaje ejo bundi bavuga ko ntabwo igihe cyose icyatumye ziriya ngamba zijyaho kitaravaho zizagumaho, barabisobanuye neza. So tubwira abantu rero ko ibyo abanyamerika bavuze rimwe na rimwe ntabwo biba bisobanuye ko ari ukuri kwamye, ko ariko bizagenda kubera ko ariko babivuze, wenda kubera ko ari igihugu, wenda ibihugu bikomeye hari igihe rimwe na rimwe babivuga ari uburyo bwo kugira ngo bashimishe leta bafitanye partnership mu bijyanye n'ayo mabuye y'agaciro. Umuntu abavuga nka leta ya Kinshasa, ariko nta kindi kintu, nabo baba babizi ko ibyo bintu bidashoboka, ko ntushobora kubwira umuntu ngo kuraho ingamba z'ubwirinzi hanyuma baze bagutere, ntabwo ashobora kukwemerera, ntabwo bikunda. Ndumva rero ako ngako rwose abantu bakumve neza itariki yari y'uyu munsi, ariko nyine se hari abo twabonye umugani wawe, hari abo bigeze babona se cyangwa baciye mu kinyegero wenda abantu ntibababona mu basirikare b'u Rwanda bataha, ntabwo bikunda. Niba bariyo nyine ubwo bazagumayo, niba hari ubundi buryo bakoresha bwo birinda FDLR na Kongo, biracyagumyeho mu gihe cyose, kuko ibyo bintu tubisobanure neza. Yakaba yarabivuze ngo ku itariki 15 ingabo z'u Rwanda zizaba umusirikare wa nyuma w'u Rwanda zaba yaravuye ku butaka bwa Kongo, ariko na FDLR ntabwo izaba ikibarizwa muri Kongo. Aho ho byibura byari kuba bifite sanse, kavuga bati okay, none iyi tariki 15 ikaba yageze, FDLR twese tuzi ko nta ikibaho. Abantu bari kwibaza bati none za ngabo z'u Rwanda cyangwa bwabwirinze u Rwanda bwashyizeho buracyari gukora iki muri Kongo, kandi icyatumaga bubaho cyaravuyeho. Ariko we ntigeze avuga kuri FDLR barayikeje, bayiha indabyo zayo, bayikura bise babagira abatagatifu, ntiyigeze ivugwa, kubera ko kuvuga FDLR egare kuvuga igisirikare cya Kongo, egare kuvuga nabi Gisekedi, kandi ntabwo ushobora kuvuga nabi umuntu uri kuguha ibyurya. Hanyuma Rugamba, kuba u Rwanda mbere y'uko iyo tariki igera rwarahise rutangaza ruti twebwe nta gahunda yo gukuraho ingamba z'ubwirinzi dufite, nta nizo tuzigera dukuraho, ntabwo byari ikimenyetso cy'uko ibyo Amerika yatangaje n'ubundi yikirigise, mbese yavuze ibidashoboka? Of course nibyo nahoze ni kuvuga, nuvuga ngo bariya abadiplomate n'abanyapolitike n'abantu b'abahanga avuga ikintu selon le moment bijyanye n'igihe cyacyo. Nuvuga ngo wenda icyo gihe bafite deal, wenda tuvuge barimo basinya hari Kinshasa, rero nta bindi bintu yagombaga kuvuga bigomba kuryohera amatwi y'abakongomani uretse kuvuga ku itariki 15 abasirikare b'u Rwanda bazaba bavuye ku butaka bwa Kongo. Kuko yavugaga ko ngo bagabanyije gufata ngo ibice, ngo barimo baragenda bagabanuka, ngo ariko ngo wanyuma ngo ku itariki 15 z'ukwa karindwi wazaba yavuyeho. Urumva ibyo ngibyo niko byagenze. Nabone ko mwira ngo u Rwanda kuvuguruza Amerika, none se rujye kubeshya abantu narwo uvuge ngo yego tuzaba twazikuyeyo cyangwa tuzaba twakuyeho ubwo buryo bw'ubwirinzi, kandi bazi ko batazabikora.
baba bagiye kuba abanyakinyoma, bo bababwije ukuri, bavuga ko mu gihe cyose icyatumye hajyaho ubwo buryo bw'ingamba z'ubwirinzi kitaravaho nta na kimwe kizahinduka. Niba koko ari nabo basirikare ntibazavayo, zagumayo. Niba se ari ibikoresho biri ku mipaka bishobora kureba aho umwanzi aturuka, ntibizavaho kugeza igihe wa mwanzi avuyeho. Icyo ngicyo kibe clear muri icyo. Ubona se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niyongera kwereka Amerika ko ibyo yari yasabye izo ngabo z'u Rwanda bitigeze bikorwa, Amerika ishobora kubirisuzuma ikagira iki bikoraho nanone? Irabizi, none se raporo ubutasi bwabo burabizi neza ko zitavuyeyo, cyangwa se uburyo bwari bwose butavuyeyo, butakozwe, butubahirijwe. Ariko mbere ya byose nabo bazi neza ko izo FDLR zitigeze zakwa intwaro, zafashwe inshuro nyinshi ziri mu mirwano na leta ya Kinshasa. Ahubwo Tshisekedi of course, kuko mu bitangazamakuru Kinshasa niyo nkuru yabyutse ivugwa uyu munsi, bavuga ko tariki yageze kandi ingabo z'u Rwanda ntabwo zavuyeyo. None murabitubwiye, murabivuga ibintu nk'ibyo. Ibyo ngibyo navuga ngo bazongera bajye kwishyuza shebuja, yongera azabwira u Rwanda ati rero reka tubongere iminsi, ngaho baseka wenda itariki iyi y'ukwezi kunuku muzabe mwazikuyeyo. Abandi ntabwo bazavuga ngo nabo bazavuga bati yego, bizaguma gutyo kugeza nge nawe tubaye abasaza. Nuko bizagenda. Reka twerekeze ku ruzinduko rwa Perezida Tshisekedi, ariko birajya guhura n'ibi. Ubu tuvugana ari N'Djamena muri Chad, aravayo yerekeze mu gihugu cya Angola hariya i Rwanda, azaveyo ngo yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ku rugendo, ni ku ruzinduko rwe rupanze. Hanyuma ndagira ngo tugaruke ku ruzinduko rwe muri Rwanda hariya muri Angola. Urabona ari uruzinduko ruhatse iki ujyanishije n'ibimaze iminsi bivugwa by'uko i Rwanda intumwa za Tshisekedi zagiyeho zigashushubikanwa? Ndagira ngo ugaruke kuba Perezida Tshisekedi yajya bari i Rwanda kureba Joao Lorenzo. Urakoze. Icya mbere ni uko barasebye, kuko yohereje intumwa, azohereza ahari batabivuganyeho n'umukuru w'igihugu mugenzi we, zigeze ku butaka bwa Angola zisubirayo zitabonanye n'uwo bazitumyeho. Icyo d'abord ni defete bagize, ni gisebo, ni kugaragara nabi muri diplomasi. Kuba ushobora kohereza abadiplomate bakagenda mu by'ukuri bakagaruka ntacyo bagezeho n'uwo babatumyeho batabonanye. Agomba rero kugerageza kujya guhura na Joao Lorenzo. Icyo ni icya mbere, akamuha excuse, akamwereka uburyo wenda yabikoze nabi, ko ubutaha bizakorwa neza. Ikindi bivugwa ko wenda hari ibindi bidasanzwe byo kuvuga ngo yakuba umujyanama cyangwa umuhuza. Uriya mugabo yarabimwangiye, ngira ngo urabizi, kuko yamuhaye kondisiyo y'abagomba kuganira ku kibazo cya Kongo, aragisobanukiwe neza bwana Joao Lorenzo. Kuvuga ngo Tshisekedi azava ku izima yemera ibyo Joao Lorenzo yamusabye, ubwo bijyanye nyine n'abo bantu n'abaganira, nawe ntabwo yapfa kuva ku izima. Bya bindi nakubwiye ngo gusenya FDLR egare gusenya FRDC, kuko ntabwo byakunda. Nabo rero ahangaha kumubwira ngo aganire na M23, hazemo n'aba Kabila, hazemo n'abari abandi bamurwanya bari Kinshasa, ni ibintu Tshisekedi adashobora gupfa kwakira, kubera ko azi ko uyu mugabo ari umuhanga muri politike, kandi bisa nkaho atabogama. Akaba yagira ubwoba ko rero Tshisekedi hari ibyo yasabwa guhara kugira ngo amahoro aboneke muri Kongo. Kandi uriya Tshisekedi ntashaka ko muri Kongo haboneka amahoro, arashaka ko hakomeza kuba intambara, manda ze zikarangira, akaguma ku butegetsi kuziraherezo, abakongomani bagapfa bakiyongeza, bo bakagumaho. Rimwe na rimwe nyine abanyapolitike nuko babaho, babashinzwe batuzwe n'amaraso y'abaturage b'ibihugu byabo. Usanga uko bagenda bapfa wowe ni kugenda wungukira muri ibyo bintu. So rero
birashoboka ko bashobora guhura cyangwa wenda akanamushwishuriza akamugurira inzira ku murima, gusa guhura aho bagomba guhura kuko we n'umukuru w'igihugu ntabwo yagenda batabivuganye, ariko guhura ni kimwe, guhuza mu biganiro bagomba kujyamo nicyo ni ikindi, kandi mbona ko ari nacyo kinagoye kuba ashobora kumufata akamwumvisha ko we agomba kuganira na bariya bamurwanya, kandi yarakomeje kubihakana ko adashobora kuganira nabo, ko haba harimo abo ngo bashinja ibyaha. Ibyo bintu byose uko bihagaze uko bimeze ni ibintu wenda bashobora no kuzaganira mu muhezo tunamenye icyavuyemo, ariko ikigaragara ni uko Tshisekedi urugendo rwe muri Angola rurimo gushakisha uburyo yajya kuzahura umubano wari usa nk'uwatangiye kwangirika bitewe n'ubuhubutsi bwa diplomasi yawe hari Kinshasa. None se ukumva Joao Lorenzo Tshisekedi ashobora kumutakambira akemera kongera gusubira mu buhuza ko yabyikuyemo, n'ubundi iyo mpamvu yatumye abyikuramo yabirangiye? Urabona na Lorenzo ashobora kubigarukamo? Nabivuga muri ubu buryo, ashobora kubigarukamo mu gihe Tshisekedi yemeye condition ahawe n'uriya musaza. Uyu musaza amuhaye condition ati niba ushaka ko mbumuhuza dore reka mbahuze n'aba ngaba, ariho hazamo babandi Tshisekedi adashaka ko baza mu biganiro. So rero niba usabye Joao Lorenzo kuba umuhuza wawe ariko ukanamuhitiramo nabo munaganira, ntabwo Lorenzo ari never, no, ntabwo Lorenzo ari uriya mu president w'u Burundi. Lorenzo ni president wa Angola, ni perezida ufite igitinyiro, ni perezida ufite uburambe muri diplomasi, cyane cyane ibintu bijyanye n'ubuhuza. Ntabwo uza kumukiniraho umutera umwanya umubwire ngo ngiye ndashaka kuduhuza ariko ndashaka ngo tubere umuhuza kuri aba bo simbashaka. Ntabwo ibyo yabimwemerera. Icyo cyo rwose ndakikugarantisa, kuko arabizi ko n'ubundi ntabwo kwaba ari gukemura ikibazo. Abameze nka Neva bo ari bubwira ati ndashaka kuduhuriza aba bo simbashaka, muri Afurika wenda ntiyababura, ariko batari mu Joao Lorenzo. So ntabwo biza kumworohera. Igihe cyose uriya musaza ashobora kumuha condition ndakazumva, birashoboka ko yagaruka mu buhuza tukabona n'ibiganiro birimo biragenda neza. Kandi Tshisekedi ntabwo ashaka ko ibiganiro bigenda neza. Tshisekedi murambikubwira ntabwo ari umuntu ushaka amahoro muri Kongo, arashaka ko abakongomani bakomeza kwicana. Twari turiho tubiganira ejo bundi, ngira ngo urabyibuka, tuvuga uburyo abaswahilifone banze kurwana, tuvuga ko badashobora gukomeza kujya bapfa bonyine. Ibyo byose ni ingaruka za politiki ya Kongo, ni ingaruka z'igisirikare kidahamye, ni ingaruka z'ibintu bigiye bitandukanye bitubakitse neza muri Kongo. Twakuba ushobora gushaka kubaka inzu ugahera hejuru utarahereye mu mizi. Yego ruga, wenda tugana ku musozo, reka twerekeze ku bufasha igihugu cya Misiri gishaka guha igisirikare cya FARDC. Misiri yiyemeje kubaka iki gisirikare bundi bushya. Abantu rero impaka zihari ni nyinshi, baravuga bati ariko Misiri yakubaka gute igisirikare n'ubundi abarimo aribo bashobora guhabwa ubwo bushobozi mu kurwana no kugira gute? Bati birasaba ko basenya bagatangira bundi bushya, Misiri igaforoma abasirikare bashya apana abasanzwe bari mu gisirikare. Wowe uremeranya n'abavuga ibyo ngibyo? 110%, kuko igisirikare cya Kongo uhereye ku cyahoze cyitwa Zaire, ndavuga abo ku bwa Mobutu, ukavayo ugafata abaforomwe niyo bita ADF ya Kabila, ongera ugafata abari guforomwa na kuri regime ya Tshisekedi. Abo bose uko ari batatu, bose bafite ibisigisigi bikomoka kwa Mobutu. Ntabwo rero ushobora kuvuga ngo ugiye gutoreza abantu igisirikare ufite umujenerali ukomoka muri regime yo kwa Mzee Kabila, abafite regime ikomoka Kinshasa kwa Mobutu,
ngo ndavuga kera muri za 90 na kangahe kuko hari abakikirimo. Ntabwo wajya guforuma igisirikare gishyashya ngo forume igisirikare kirimo abasirikare ba forumwe n'abasirikare ba neva, ubwo ndavuga aba ba Kisekedi. abo bose ntabwo Misiri yabaforuma ngo ivuge ngo irimo forum, kuko ushobora guforuma abasirikare ariko abayobozi babo ni babandi nyine ndimo kubwira bari kuri regime ya Kisekedi, babandi babazwe na ruswa, babandi baje batinya urugamba buri munsi birirwa bakatirwa urwo gupfa ngo batinya intambara bariruka bahunga urugamba, babandi barasa amasasu mu baturage bakarasa mu kirere. Abo nibo basirikare igisirikare cya Kongo gifite, basirikare barutwa na wazalendo. Ni ukuvuga ngo rero ari ugutira hasi bagasenya byose bagasezerera bagatangira bushyashya byakunda, ariko icyo gihe ibyo biba igihugu kiri mu mahoro. none se urumva byaba kandi igihugu kiri mu ntambara, wajya gusenya igisirikare cyose igihugu kiri mu ntambara kirwana? Ibintu bidashoboka. Kireka bemeye amahoro akaboneka, M23 byibasaba bigakunda ikabafasha no guforuma igisirikare, cyangwa se wenda bakaba badafite intambara barimo barwana n'imwe. Icyo gihe bagenda baforoma gake gake babandi babasezerera babakuramo, bikazarangira igisirikare cyabo kigiye ku murongo, bakizimwa abantu bashyashya batari bano bantu babazwe na za ruswa, batari ibisaza byo kugabamo butu, batari ibisaza byo kuza regime ko bakabira n'abandi. Abo bose baba bagomba kuva mu gisirikare cya Kongo, igisirikare kikubakwa bushyashya. Abo rero bavuze ibyo bafite ukuri cyane 110%. Igisirikare cya Kongo cyararangiye, igisirikare cya Kongo cyarazanye, kandi ikintu bita igisirikare buriya ntabwo DNA yacyo ipfa kurangira. Nubwo ngo Katanyama ziracyafite DNA y'igisirikare cya Mobutu. Cyagiraga abo bita aba DSP, aba Beret Rouge, aba Beret Noir, abo bantu bose babaga ari abantu bambara cyane bakikwiza, ariko mu by'ukuri ntacyo bakoze, kuko turabizi baje no kurwana no muri 90 baje gufasha uwari perezida w'u Rwanda witwa Habyarimana, barakubitwa. Ariko babonye uburyo baba bambaye uvuga uti aba ni abasirikare. Igisirikare ni ikintu cyubakwa, ya DNA ikagumamo cyane. Reka nguhe nk'urugero rwiza. ubona nk'igisirikare cy'u Rwanda uyu munsi cyitwa RDF, sibyo? Ndakumva. Urimo uranyumva? Yego. Igisirikare cy'u Rwanda cy'uyu munsi cyitwa RDF, ni igisirikare cy'igihugu, ariko DNA bafite ni ya FA, ni ya APR, bariya babohoje u Rwanda, bahagaritse jenoside muri 1994. Nuvuga ngo ya RDF ikonsoma produit ziva muri babandi babohoje za nkotanyi zo muri 1994. So nibyo ni RDF, niko wayita, ko wakomeza kuyita APR cyangwa RPR ibiki, uyita RDF, ariko still baracyafite ya DNA ya ntuza y'inkotanyi. Nabo rero bikinshasa nabo bafite DNA yo kwa Mobutu. Iyo mpamvu n'uyu munsi bamuforoma akiba kimwe n'uwaforomwe ku bwa Mobutu. Urumva? So biragoye, ni ibintu biba bisaba igihe kinini, kandi igihugu noneho kikaba kitari mu ntambara. Niho usanga bishoboka ko ushobora gusenya igisirikare mugatangira bushyashya. Nk'u Rwanda rwo rushaka rwakora ibyo rushaka ko ntabwo ruri mu ntambara. Urumva? Ariko se Kongo iri mu ntambara ya Budasiba, Kongo iri mu ntabwo bafite umwanya wo kujya kubaka mu by'ukuri igisirikare cyiza gihamye. Bazaza bababeshye bapfe gutoza abo batoza. Arega ibyo tuvugana, hari ibihugu byinshi cyane byatoreje Kongo abasirikare, kandi ibihugu bikomeye bifite n'ibisirikare bikomeye, ariko iyo tugeze ku rugamba tubona nta kihinduka, tubona ibintu biracyari bya bindi, kubera bya bintu nakubwiye ya DNA y'igisirikare cya kera cyabaga wenda swati gishoboye cyangwa kidashoboye. Yego. Urugamba ndumva nafataga kanya nkagushimira cyane ku kanya uduhaye, ndetse uhaye n'abakunzi ba Connection TV. Urakoze cyane bwana Zerba, nanjye ndashimira abakunzi ba Connection TV ndetse n'abaharanira impinduramatwara muri Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo. Abo bantu rwose bakomeze bakomere ku muheto, ubutabera buzaboneka.
yego rakoze cyane. Rero yari Rugamba dufasha mu busesenguzi rwose bushingiye ahanini ku byo twagarukagaho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yatangaje ivuga ko umusirikare wa nyuma agomba kuba yavuye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi. Hanyuma iyi tariki rero ikisize muracyumvise. Twagarukaga kandi no ku ruzinduko rwa Perezida Tshisekedi mu bihugu birimo Chad, mu birimo Rwanda, Angola, hariya i Rwanda, hanyuma akazajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ho nta kindi nuko ngera kwibutsa mu by'ukuri ibyo Amerika yari yabwiye u Rwanda bitari gushyirwa mu bikorwa. Reka nanjye mfata akanya mbashimire bakunzi ba Connection TV, nshimire mwebwe mwese muba mwakurikiye ikiganiro kandi abakoze like rwose namwe murabo gushimirwa n'abandi